Kiramani wowe n'umutima wawe urabizi ntago ndimo kukubeshyera. Ari cyo kizagera n'abakobwa sinongere kubakoresha. Buri mukobwa yari wese uri muri timu yawe ukoresha bari bose mubona bari imbere nuko baryamanye nawe. Akenshi ashaka ko turyamana. Kanga. Nje narabyangaga nyine mbona imaze kuba tumace imaze gukabya. Buri munsi agoza ku nkeke. Ikigaragara cyo Mickey icyo nicyo kintu yireguza. Niba ari umukobwa muri rukino gihugu ufite igitsina cyiza simbizi. Niba ari wa mukobwa abantu bose babifuza kuryamana nawe simbizi. Ayo majwi niba yarabivuze ko Kiramani yamusabye ko baryamana, tuzi n'ayandi majwi ari kuva ko Gasuku yamusabye ko baryamana. Sibyo? Yego. Ubwo hazaza n'ayandi. None Mickey uzajya ukangisha igitsina cyawe? Ubu mu bakobwa bose Kiramani akinana nabo ubwo niwe wamwimye igitsina biba ngombwa ko akazi gapfa. Oya akazi. Reka tubareke ibyo bintu byashoboka. Tujye dukoma uruzyo dukame n'ingasi. Byashoboka. Reka tubare ko hari igihe byabaho sibyo kuko muri bose nta numwe utunganye urimo, hari igihe ashobora guteshuka. Ariko ngo nta nubwo ari Mickey wenyine, hari undi mukobwa nawe waje kumbuga Erega nta bihamya babifitiye. Avuga ko Kiramani ngo yamusaba. Hari message se berekanye ati Kiramani ari kunsaba ibintu. Hari voice se ya Kiramani yamwoherereje ari kumusaba ibintu. Ikintu cyose udafitiye igihamya kiba ubusa imbere y'abantu n'imbere y'amategeko. Uburinjajwe. Umugabo azajya ajya kuvuga ukamukora mu matama ukamubuza kuvuga, ubwo icyo gihe azaba akiri umugabo cyangwa Mickey ni umugabo agakaba umugore. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuhuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Ahabona TV. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe, na niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro, reba munsi ino video ukande aho handitse subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi nkuru tuzajya gukomeza tugenda tugushyiriraho. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro Ishoboy KIZA nk'ibisanzwe, iyi ni Ahabona TV. Hanyuma n'ubundi ndi kumwe na mugenzi wanjye Grace. Reka ntangire mwakira muha ikaze. Grace turakwakiriye. Murakoze cyane. Umeze neza? Ya meze neza cyane. Yego, iri zuba uri kuribona gute wowe? Oya, iri zuba noneho ni ryiza kubera ko hari kunyuzamo hakagwa n'akavura. Ibi nibyo tuba dukeneye. Ubu ntabwo ufite ko bwa bushyuhe bugaruka? Ntabwo bwagaruka nk'uko bwari bumeze kubera ko iyi minsi urabona ko akavura kaguye. Nabonye noneho hari n'abakobwa batangiye kugenda bambaye amakariso. Warabibonye? N'abana yambaye na mbere y'igihe. Ibyo se kari ibintu byabo. Nta ka video wabonye umukobwa yicaye kuri moto yambaye kariso gusa? Ntako nabonye. Yego komane yanjye. Ntako nabonye gusa. Abakobwa se ko bari izuba gusa cyangwa abakobwa ko bazi niba bazi ko ubusabwa bari bwo bwiza kuruta ubw'abandi simbizi. Ariko ngo ubwiza Saheze Garisense yabivuze neza, yavuze ko umuntu wundi mu mitwe yabo haba harimo ubusa. Aha, ariko n'ubundi bavuga ko ngo uburanga bw'umukobwa cyangwa ngo umukobwa ngo ni nk'ururabo. Niyo mpamvu agomba kwigaragaza nyine mukamureba kugira ngo najya kugira ngo niyuma se azumira yararebwe. None n'ubundi ko bavuga ko nta nkumi isazana amabuno, ibyiza si uko yayabereka hakiri kare. Mufatireho nababwira iki? We ntago urimo harya? Ngiye ntago ndimo. Nta nubwo uzanambonamo. Mu bagize ute? Mu bakoze ibyo. Mu bagaragaje amabuno mu bagiye mu nzira bambaye amakariso. Yego, ubwo duhite tunatangira dukomerezaho n'ubundi kuri za story zacu. Se noneho ko numva bigiye kugira aho bihurira n'ibyo twatangiriye hora n'ubundi niba abakobwa. Imihanda irashyushye ariko nibyo twari dukeneye. Kuko niba ari ikintu cyambo waringaga ni iriya nkuru ya Pastor Mutesi. Ako kuki mwese ariko muvuga?
nyine ni ibintu birimo inzego birimo gufungishanya birimo amatiku bene yo barayazi ugasanga rero ni inkuru bundi inkuru yose yije igatinda irabira ariko iyo inkuru ije ikagenda hakaza yindi umuntu nyine abona n'uburyo abivugamo ariko zigora zamukana Pastor Mutesi yarabiyihoreye aritoreza narebe nibyo byiza nashaka ubundi si imihanda yazayivuye ubundi ayiboneramo iki oya kandi ari hakura amafaranga amubwira iki twivugire kuri Mickey twigendere yego ubwo duhita tunatangira n'ubundi umuntu bita Mickey na KILLAMAN oya njye ndahera kuri Mickey naga promoter oya njye ndakurikiza kuri KILLAMAN nkurikize kuri Regis yego ndakubwira impamvu ndi buhere kuri aga promoter okay ntacyo ijambo ni iryawe ubwo naringeze ngiye nkubwira aho utangirira aho ikibazo cyahereye nyirizina oya ngewe impamvu ndashaka ko mpera kuri aga kugira ngo KILLAMAN we noneho mwinjiremo neza nitonze kubera ko aga niwe nshaka kubanza kubera ko ibyaga noneho byambabaje kurusha ibya KILLAMAN yego okay ngaho noneho ijambo ni iryawe tangira none ejo bundi bari kujya gufata bya bihembo byabo bahatanira mu mafilime nyarwanda murabizi Mickey nawe yari mu batumiwe yego agagenda amuherekeje nk'umusheri we nibisanzwe yagombaga kumuherekeza kuko n'ubundi no mu buzima busanzwe baba bari kumwe ntibatana menya banabana njye mbona nagira ngo barabana aramuherekeza kumwe rero ibihembo barangiza kubitanga biba ngombwa ko abanyamakuru babatangira bakababaza Mickey baramubajije bati kuki mu bantu bose washimiye tutigeze twumva ushimira KILLAMAN ati impamvu ntamushimiye nuko wenda kuri njye ntacyo yigeze akora nibyo se koko ntacyo yakoze byo koko ntacyo yakoze nyine ndakubaza njyewe ndavuga uko nabyumvishije Mickey nyiri bwite yavuze ko KILLAMAN ntacyo yagize ate yakoze yamufashe njyewe yaravuze ati njyewe ndi gushimira abantu bagize icyo bamarira mu buzima bwanjye ubwo KILLAMAN niba ntamushimiye ntacyo yamfashije umunyamakuru arongera amubaza ati ko mu minsi yashize mwamwitaga dadi n'ibiki ati none se nyine kari mu minsi yashize n'ubu ngubu wasubiza iki umutokora ijisho bwacyakagukana baba bageze kuri aga ese aga izi saga za Mickey na KILLAMAN ntago waba uzifitemo uruhare agitangira kuvuga nta kindi kintu Mickey yakoze yahise amugira atyo amufata mu matama aramuhindukiza kubebe ngo bihorere wigira ikintu babwira biriya bintu byagaragaje iki niba umugabo azajya ajya kuvuga ukamukora mu matama ukamubuza kuvuga ubwo icyo gihe azaba akiri umugabo cyangwa Mickey ni umugabo agakaba umugore ubwo wasanga agara agiye kumena amabanga nta mabanga niyo yaba agiye kumena amabanga s'il vous plaît icyo yaba agiye kuvuga cyose mureka avuge nk'umugabo kuko umugabo aba afite ubwenge ntago ashobora kurengera sibyo nawe abaza aho agomba kugarukiriza kandi mujye mwibuka ko ibyo mukorana n'abakunzi banyu ntago muzi ahantu urukundo ruzagarukira ejo mushobora no kubana mukaba umugore n'umugabo imagine rero yarabaye umugabo wawe wenda murakundana wenda mushobora kugira imikino y'abakundana imagine rero ejo aga yarabaye umugabo wawe akazajya areba kari akavido uri kumukurura gutya amatama ni biri romantike so nta romantike burimo n'agasuzuguro gateye seseme kanajoga urumva nimba yafashe ikintu nabonye cyo hagati ya aga na Mickey Mickey ategeka aga cyane buriya se umva muravuga ngo ngira umunwa ntago ndawugira ahubwo ngiye kuwugira Mickey ategeka aga ku rwego ruri hejuru kubera ko kirazira kikaziririzwa kuba umugabo yaba ari no kuvuga ukamuvugiramo urarindira akabanza akavuga yasoza
ukabona kumubwira ibyo wamubwiraga niyo yaba wawe mu gihe agawa yari ari kuvuga Mickey yamukururaga amatama yarangiza kumukurura amatama akanamukweshanura ngo nguno tugende ariko ntago ari umugabo we Grace n'umukunzi we by the way kandi umukunzi wawe mujye mutekereza ko ejo hari n'igihe yagira ite yavamo umugabo wawe cyangwa se umugore wasanga rero Mickey yararebye akitegereza agasanga nta mugabo muri aha ibyo tubiveho icyo mwabonye cyo niba Mickey asuzugura umukunzi we nkuko yirirwa bivuga ko ari umukunzi we ntago gusuzugura KILLAMAN byamunanira ubwo ngeze kuri KILLAMAN hari ikiganiro ejo bundi cyasohotse KILLAMAN yakoranye na kamarade ni kamarade yego ni kamarade yego KILLAMAN baramubaza bati se ko Mickey atagikina muri filime zawe KILLAMAN arasubiza ati njyewe Mickey naramwirukanye avugisha ukuri kandi koko ni koko no se ari kuza akabeshya ati Mickey byagenze gutya na gutya ntago tugikinana kubera izi mpamvu yaravuze ngo njye Mickey naramwirukanye kubera izihe mpamvu Mickey yarakerererwaga niba twavuze saa 5 yazaga saa 8 niba twavuze saa 2 akaza saa 5 Mickey rimwe na rimwe twaba twamuteguye nk'umukinnyi uri bukine akabura bosi cyangwa se nyiri gikorwa cyangwa se nyiri kazi arabireba abona Mickey ashobora kuzagumura n'abandi bazinduka akibaza ati se niba abandi bazinduka uyu nguyu agakerererwa ejo abandi bo bazavuga ngo iki bazavuga ko njye n'uyu mukobwa dupanga iki akabaza ku kazi igihe yishakiye kandi muhemba nk'abandi bose abona byazagumura abakozi kandi umuntu umwe ntabwo abuze indege gutambuka icyo ni ikintu tuzi yego ubwo barapfa gukererwa barapfa gukererwa no kwica akazi ku mpamvu za hato na hato atanasobanuye noneho wowe uvuze ko bapfa gukererwa ngewe mfite amajwi cyangwa se hari ikiganiro Mickey yakoze ngira ngo ni kwa Irene avuga ko KILLAMAN yamusabye ko baryamana kenshi hanyuma Mickey akabyanga akaba ariyo mpamvu Mickey yavuyeyo amajwi ndafite ikigaragara cyo Mickey icyo nicyo kintu yireguza niba ari umukobwa muri rukino gihugu ufite igitsina cyiza simbizi niba ari wo mukobwa abantu bose babifuza kuryamana nawe simbizi ayo majwi niba yarabivuze ko KILLAMAN yamusabye ko baryamana tuzi n'ayandi majwi ari kuvuga ko Gasuku yamusabye ko baryamana sibyo yego ubwo hazaza n'ayandi none Mickey uzajya ukangisha igitsina cyawe ubu mu bakobwa bose KILLAMAN akinana nabo ubwo niwe wamwimye igitsina biba ngombwa ko akazi gapfa reka tubareke ibyo bintu byashoboka tujye dukoma urusyo dukome n'ingasi byashoboka reka tubare ko hari igihe byabaho sibyo kuko muri bose nta n'umwe utunganye urimo hari igihe ashobora guteshuka ariko ngo nta nubwo ari Mickey wenyine hari undi mukobwa nawe waje kumbuga nkoranyambaga nta bihamya babifitiye avuga ko KILLAMAN ngo yamusaba hari message se berekanye ati KILLAMAN ari kunsaba ibintu hari voice se ya KILLAMAN yamwoherereje ari kumusaba ibintu ikintu cyose udafitiye igihamya kiba ari ubusa imbere y'abantu n'imbere y'amategeko uburinjajwa cyane ko uzanye message sibyo yego cyangwa se ukazana voice tukumva neza ko iryo jwi ari rya KILLAMAN avuga ati Mickey ndashaka ko uzampa ku bintu icyo gihe twahita twemera ariko mu gihe nta bimenyetso bihari it's up to you nibwo rero KILLAMAN avuga ko atazongera kwakira ikintu bita umukobwa muri filime nyine bari kumujagaraza erega n'ibya bindi bababwira ngo babaha butamwe mukiyongereraho ngenda muza mubabaye bigaragara ko mubabaye ariko mwagera mu byo mugeramo mugahita murengwa ubu KILLAMAN agufasha akaboko nyambo igihe hera akinana na KILLAMAN nanubu baracyari kumwe ahubwo se bazatandukanwa n'iki uzi impamvu se nuko azi icyo ashaka nyine baba bakigishaka ariko iyo bakibonye nibwo bazamura KILLAMAN ibyo yakoze yarabikoze ntazanicuze kuko abantu bo muri isi baberaho kutwigisha sibyo yego
na Mickey niba koko gukina filime kwa KILLAMAN nta kintu byari bimumariye nabyihorera kinize kuko ye nateye n'intambwe nziza yakoze ibikorwa bye nta kibazo nakomeza akora ibikorwa bye ni nabyo byiza sibyo ku rundi ruhande biba byiza iyo uvuye mu kazi we bagukoreshaga nawe ukajya gukora ibyawe ni ubundi musaruro ubugize okay tubaveho gusa icyo nabonye cyo KILLAMAN ntazareka gufasha kubera Mickey ariko mbere yuko tuva kuri iyo ngingo ngira ngo n'ubundi hari n'indi nkuru y'ubita Prince Kid ariko amakuru yabanjeje ari kuvuga ubu ngubu nuko n'ubundi Prince Kid n'ubundi azira abakobwa yakoreshaga akaba ariyo mpamvu KILLAMAN nawe ari gutinya kongera kwakira abakobwa muri timu ye igitsina gore tumeze igitsina gore ntago turi seriye ngira ngo Prince Kid nawe urabizi byagiye bimuvugwaho igitsina gore ntago turi seriye pe yego ntago turi seriye turavugagura tuvuga n'ibidakwiriye tuvuga n'ibintu bitari mu gihe cyacyo ubwo rero ngende ndumva KILLAMAN atatungurwa none se bwe yivugiye ko ngo Gasuku yashatse ko baryamana inshuro nyinshi none avuze ko na KILLAMAN yashatse ko baryamana ninde hanse ubundi ko atari isugi okay tubaveho ahubwo reka nivugire inkuru yansekeje mara cyangwa se bya ubundi iyi mihanda ni gati kiwe baba we imihanda yanyereye mbone akavideo kandi mikaje bundi barabimubajije bajye gufata bya bihembo ngo ariko ngo hari ahantu wowe na Regis twababonanye ngo hehe ngo ngere Regis simuheruka ngo Regis nge ntabwo muheruka pe none kamaze kugera hanze bari kubyina na yandi nimbo bayita hoteli mu Kiyovu hoteli Kiyovu anamusomagura Yesu we ibintu bitangaje gusa ariko nge ntago byantangaje hanze mubwira impamvu bitantangaje yego ibi bintu mujye mubibonamo filime uzi impamvu cyangwa se bakaba nge hari ikiganiro nzi KILLAMAN yakoze kwa Irene ari kuvuga ukuntu yasaga ya Regis na Mickey kimara kuba Regis na Mickey bazaga bagakina filime kuri tele iyo filime yavuga ukuntu KILLAMAN yari mudugudu ariko akaba adakunda abakobwa bagira gute babyarira iwabo icyo gihe rero KILLAMAN yari mudugudu ubwo Mickey ari gukina nk'umukobwa wabyariye nakutwitiye iwabo noneho Regis ari wo muteye iyo nda KILLAMAN akaza akabaza Regis niwe wateye Mickey ndati hoya KILLAMAN yajya kubaza Mickey akamubwira ati ni Regis noneho mudugudu agahita amutegeka ati rero wowe agomba kujya kubaza Regis Mickey yajya kubaza Regis agahita amubwira ati reka nge ntandana gutenge sintirinda ibyo bintu barabikinaga filime ikarangira barangiza gukina buri wese agahita ajya muri gahunda ze uzi n'ibitutsi bari baratukanye none rero akavideo bari kumwe kaso namubonye Regis amusoma mu gahanga ari romantike amuryama mu gatuza igitangaje muri ibyo ni wibagiwe ukuntu yavuze ngo ipine rishaje barisimbuza irindi nyine hari irindi ryashaje ryarindi bishatse kuvuga ko agashobora kuba nawe yashaje hakaba haje nde hagaba Regis wasanga Regis nyine yaragiye akikoresha akaba yarabaye mushyashya niyo mpamvu rero bimwe wibazaga ngo bamukora mu bwanwa urumva nyine yamaze kuyipine rishaje ariko ngiye mbona Regis na Mickey baberanye buriya se igihagararo Mickey afite ntago reka nkubwire igihagararo Mickey afite ntago ari cyo gukundana naga ni nayo mpamvu kumukora mu matama byoroha aba yamusuzuguye ariko Regis we Mickey amuryama hano mu gatuza Regis ni muremure ariko bano batipe barimo barasebya abahungu niba basebye nyine none se niba bari gukurakuranwa abakobwa babuze ku mugani wawe Mickey afite igitsina cyiza kurusha icyabo ngewe burangiye nta nubwo ngiye bari abahungu ngiye mbatangarira buriya ntibazagushuke imipfire y'umuhungu ntago ari nk'iy'umukobwa gute Mickey ari kwiyumva muri 2025 ariko muri 2035 nta nuzaba murebire humye nyuma y'imyaka 10 nta nuzaba murebire humye
harya ngo ntabwo ariko Regis cyangwa se agapromota niba bashaka bazageza muri 2050 bazaba bakiri abagabo. Ikimero kivaho kikagenda hakaza abandi bafite ikimero kiruta icyawe by the way. Niyo mpamvu mugomba gusigasira ubuzima bwanyu kugira ngo nimunasaza muzasaze mufite ubuzima bwiza. Ariko se ikibazo nibaza, ikibazo ni umukobwa cyangwa ikibazo nawe? Ikibazo ni umukobwa. Gute? Nose ajya siwo nyeba morari na ubishinza. Oya, ikibazo ni abahungu. Aya ni ubishinza hamwe mumbabarira. None se ni gute umuhungu abona ko umukobwa avuye hariya? Wenda reka tubareke ibya Regis na Mickey bashobora kuba wenda ari ikintu bari gutegura runaka, wenda ari filime, ari akazi. None se na mbere hose yari filime? Nta wamenya. Barahoranye n'ubundi bwo ni. Wasanga nyine kujagajaga ko abari n'uburaya, ubundi se wamenya ari ibiki? Wasanga ari n'uburaya bubari. None se ubu aga nakubu yabaye ipine rishaje byarangiye, ahubwo twitegura ibiganiro bya nyuma y'iyi video. Cyakora mbabaro yibanze kuri iki kiganiro. Abantu birebera video ndayifite ndayishyiramo, video ndayishyiramo ndayibanzaho. Njemba nta numwe ariko buriya. Nyine reka tujye tubitega iminsi igihe nikigera, ni wowe ukunda kubivuga ngo igihe kigeze kirababwira, kirabisobanura byose. Kirababwira. Ubwo reka dutegereze turebe nimba ari filime bari gutwikira cyangwa se nimba ari ikindi kibyishe inyuma, hanyuma twebwe reka tugane ku musozo. Si byose? Murakoze cyane. Yego.